imihango no gutwita ni iki kizana? Mbere yo gutwita haza imihango uri gute? Ariko buri muntu asubize ko akurishije ibyo abandi bashubije, sibyo? Wowe uri gute? Abanza kuzinama ukabona gutwita. Intangagore cyangwa se mu gufata intangagore iba yategereje intangagabo ikayibura. Bivuze ngo iramutse igize gute, iramutse igibonye muri cya gihe cyo gutegereza niba ikabona intangagabo, hashobora kuba hirya, hashobora kubaho gusama. Hashobora kubaho gusama. Urakoze cyane. Hano harimo abantu bataye inshuro ya mbere, sibyo? Harimo ababyeyi kabiri, harimo ababyeyi gatatu, harimo ababyeyi kane. Akenshi iyo umubyeyi avuye kwa muganga ataboneje urubyaro, hari igihe agenda akahita yisanga yarasamye ataramenye uko byagenze. Mwaba mwarumvishije abantu byabayeho cyangwa no byarabayeho? Ni ukuvuga ngo umubyeyi arabyara yahita kuvuga ati reka ntegereze, nimbona imihango nzajya kuboneza urubyaro, ningurira umwana nzajya kuboneza urubyaro, sibyo? Agategereza ko azakurira umwana akabibura. Niyo mpamvu ikibazo twari turi kwibaza cyabazaga ngo nyuma yo kubyara habanza iki? Habanza imihango cyangwa habanza gusama? Abenshi mu gusubiza ko habanza imihango. Ubitekereje neza kuko wumva ko habanza imihango, ariko se imihango ni iki? Hariho wigeze kubisobanuraho. Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa, hano harimo ababyeyi abakobwa, uyu mwana w'umukobwa, ni ukuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa umubyeyi yabyaye yavukanye intangagore, icyo twita intangagore, sibyo? Ubu aje aziza, ariko intanga z'uyu mwana zirasinziriye, ntabwo zikora, nta n'ikintu zizi. Twanavuga ngo nazo ziracyari ntoya. Uko umwana w'umukobwa agenda akura, ariko igihe no kumwana w'umuhungu no kubabyaye abahungu intangangabo barazivukana. Uko aba bana bagenda bakura na za ntanga zigenda zikura. Hari igihe abana bageramo ari umukobwa bakavuga ngo yabaye umwangavu, umuhungu bakamwita ingimbi. Hari ibimenyetso tubabonaho. Ibi kubera ko mwebwe muri abantu bakuru abafite abana bazagenda babibona, n'abangaba banyuko bazagenda bakura ibyo bimenyetso muzagenda mubibona. Bya bimenyetso nyine byo kuvuga ngo yasoretse, sibyo? Umwana agatangira kuzana ibishishi mu maso, abahungu bakazana ubwanwa, bagatangira kuniga ijwi, bagatangira kwiroteraho. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko umwana w'umuhungu agize gute, yatangiye gukura, yatangiye kuba umusore. Ku bana b'abakobwa bo rero batangira gupfundura amabere, mu rukenyerero basa zabo zikiyongera, noneho ugasanga ko wa mukobwa nawe areba akabona amabere, akareba hano mu matayi hariyongereye, agatangira kuvuga ati umukobwa yakuze. Noneho ku bana b'abakobwa ikindi kiyongeraho, hejuru y'imyaka 11 gukomeza biterwa n'umuntu, bo bashobora kubona ya mihango. Iyo ngiyo ikaba ari imihango ya mbere y'umwana w'umukobwa. Biri no kuvuga birumvikana? Nimutumva murambaze. Nubwo iyo niyo mihango ye ya mbere. Ubu twebwe twese uko twicara aha ngaha ntushobora kubara inshuro wagiye mu mihango, ariko ubifashe imyaka yawe ugakuba nuko buri kwezi ujya mu mihango, ushobora kumenya ko ari inshuro 80, inshuro 1000 gutyo, sibyo? Biterwa n'imyaka y'umuntu. Ariko hari umukobwa ushobora kujya mu mihango ye ya mbere ku myaka 12, undi akajya mu mihango mu myaka 10, undi akajya mu mihango 15, biterwa n'abana, imikurire, imiremerwe n'aho bavukiye n'uturere bagiye bakoreramo. Bigaragaza none n'uburyo bariye, sibyo? Nuko bariye. Ibyo rero aho ngaho iyo umwana w'umukobwa wacu yabonye imihango bwa mbere, niho duhera dutangira kuvuga ko umukobwa yageze mu gihe cy'uburumbuke. Muri ko twita igihe cy'uburumbuke, ni cya gihe yatangiye kubona imihango, ejo turavuga ngo yasama. Mujya mwumva kuri babandi bahohotera abana ngo umwana w'imyaka 12 aratwite. Hari igihe uriya mwana ariko akibona imihango, ariko intanga ye ya mbere isohotse. Ku nshuro ye ya kabiri bakamuhohotera akaba yagera gute yasama. Ubundi ntabwo rwose bibaho, nta n'ubwo byumvikana umwana w'imyaka 12 yakabaye asama. Ariko kubera ko yamaze kwinjira muri cya kintu twita ukwezi k'umugore, ku
kwitwa ukwezi k'umugore cyangwa se ukwezi k'umukobwa uko twabyita kose aba yageze muri cya gihe cyo gusama nubwo aba akiri umwana. Rero wa mwana wacu tuvuge ko wa mukobwa wacu yabonye imihango ku myaka 11, sibyo? Tuvuge ko ku myaka 11 yabonye imihango ya mbere. Kuri ya myaka 11 yabonye imihango ya mbere. Iyi mihango ya mbere iratungurana. Ashobora kuba ari ku ishuri, ashobora kuba ari mu isoko, ashobora kwibona agenda, akenshi nta nubwo bibababaza. Muzumva abana b'abakobwa akubwira ati ariko mu nda haranje. Abamama benshi ntibasobanukirwa. Nutangira kubona umukobwa akubwira ku myaka 11, 12 kuzamura ati mu nda haranja, uba ugomba gutangira gutekereza ko uwo mukobwa ashobora kuba agiye kujya mu mihango. Kimwe nuko ashobora kumurya badafite n'ubundi burwayi runaka. Ariko abenshi iyo bibarya bikarangira iba ari imihango igiye gutangira kuza. Uyu rero wagiye mu mihango ku myaka ya 11 akajya mu mihango ya mbere. Aha no tutangira kubara ko wa mukobwa wacu yageze muri kwa kwezi k'umugore. Ndagira ngo ahangaha muze kumva impamvu babahamagarira kuva kwa muganga mwaboneje urubyaro kugira ngo mwirinde kubyara iki indahekana. Twese tugira iminsi 28 y'ukwezi k'umugore. Reka wenda nkoreshe uru ruziga gutya. Uyu ni umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, umunsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi, umunsi wa 25, 28. Twavuze ko ukwezi kwacu kugira iminsi 28. Mbibutse yuko iyo tuvuga ukwezi k'umugore w'iminsi 28, ntimukabyitiranye n'iminsi ya kalendari n'amatariki ya kalendari. Turi kujyana? Wa mukobwa wacu yabonye imihango ku myaka ya 11, tuvuga ko yabonye imihango ku itariki 6. Ni itariki mfashe ohazaza, sibyo? Tuvuga ko ku itariki 6 nibwo yabonye imihango ye ya mbere. Kuri iyi tariki abonyeho imihango ye ya mbere, iyi tariki abonyeho imihango ye ya mbere ni umunsi we wa mbere w'ukwezi. Tuvuga ko wenda uku kwezi ari ukwezi dufata urugero mu kwezi kwa 8, sibyo? Mu kwezi kwa 8 itariki 6 z'ukwezi kwa 8 uyu mukobwa wacu yabonye imihango ye ya mbere. Noneho tuzabwirwa n'iki iminsi y'uburumbuke y'uyu mwana w'umukobwa kugira ngo dutekereze ko mu kwezi kwa 9 ashobora gusanga cyangwa se umudamu. Reka twakomeza no kuvuga umwana tuvuge ko wenda n'umudamu, sibyo? Yabonye imihango ye ya mbere ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8. Kandi tuzi neza yuko kugira ngo azasame agomba kuba mu minsi y'uburumbuke. Iyi minsi y'uburumbuke rero uyu muntu wacu azayijyamo ku munsi wa 14 w'ukwezi k'umugore. Ntabwo ari ukwezi kwa 8, sibyo? Ku munsi wa 14 nivuga ukwezi kwa 8 ngari kuvuga kalendari twese tuzi, sibyo? Iyo uje kwa muganga tukakubaza ngo uheruka imihango ryari, ni itariki ya mbere cyangwa ni umunsi wa mbere amaraso yaje ukambara kotegisi. Niwo munsi tuba dukeneye kutubwira. Abenshi rero ahita akubwira umunsi imihango yarangiriye. Wabara ugasanga ntabwo biri guhura, sibyo? Abafite amatelefone mwihangane ugasanga ntibiri guhura. Ni byiza rero yuko iki ngiki mugisobanukirwa. Umunsi wabonyeho imihango niwo munsi wawe wa mbere w'ukwezi. Twabonye yuko uyu muntu wacu yabonye imihango ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8. Tuzaza dusanga ku itariki 9 imihango izaba yarangiye. Noneho kuva hano
tugiye kureba n'ibyari uyu mudamu azatangira gukeka ngo nasama. Nitubara turasanga uyu mudamu wacu nageza ku itariki 19 za kwa kwezi kwacu kwa munani azaba ari ku munsi wa 14 w'ukwezi kwe. Niba ari ku munsi wa 14 w'ukwezi kwe rero bisobanuye ko intanga ngore yavuye mu gasabo k'intanga ikaza mu muyoborantanga gutegereza intanga y'umugabo. Kuri uyu munsi wa 14 uyu mubyeyi atangiye kumva ubuzima bwagize gute bwahindutse. Ni iki wowe wiyumvagaho? Ibimenyetso ntabwo tubihuza. Haza ururenda rwinshi. Ibi ngibi ntabwo tubihuza. Umwe ashobora kuba hazaho ururenda ariko ururenda twese turabigira, sibyo? Uru rurenda rero ruza ni rwa rurenda ruba rumweru. Ruba rumweru iyo utarwaye mu myanya y'ibanga. Ruba rurenda rw'umweru n'iyo urukuriye rurakweduka gutya ntabwo rucika. Bihita bitandukana n'urundi rurenda twabonaga mu minsi ibanza. Ni ukuvuga ngo hano uyu mubyeyi wacu yari ari kubona amaraso yahagaze. Hirya muri aya matariki kugeza ku munsi ku itariki ya 19 yabonaga ururenda rusanzwe rw'uko kabona rwaje nko mu myenda y'imbere ariko utagize icyo rutwaye. Noneho kuri ino tariki ya 19 ariwo munsi wa 14 yatangiye kuzana rwa rurenda rwiyongera ruba rwinshi kandi ni ururenda rw'umweru rwererana ruba rwenda gusa n'amazi y'umuceri. Kwa kundi umuceri utangiye gutogota amazi niba ari amazi y'umuceri aba afite ruriya rurenda niko ruba rusa kandi rukweduka. Ni ukuvuga ngo iyo urukozeho ukarukurura rurakweduka. Impamvu iyo ruriya rurenda nta yindi ni rwo rutwara intanga y'umugabo iyo mushaka kubyara. Niyo mpamvu ruba rufite iriya miterere imeze kuri iyi. Niko Imana yabiremye. Ni ukuvuga ngo ukuntu rukweduka kandi ruba ari rwiza ni rwo ruza kuyobora ya ntanga y'umugabo kuza kugeza igihe ari buze izagerera aho intanga y'umugore uri none bigakora umwana aba bana mwese mukikiye. Bishatse kuvuga rero yuko uru rurenda umubyeyi abibonaho. Ikindi kumva utameze neza ushobora kumva ubabara umutwe, sibyo? Kuribwa n'umutwe, kuribwa mu kiziba cy'inda, hari ibindi mwibonaho no kuribwa umugongo, hari abagira iseseme, hari abumva bacitse intege, kumva uhondobera. Ibyo ni ibimenyetso umuntu yibonaho mu gihe ari mu gihe cy'uburumbu. Kuri uyu munsi wacu wa 14 ikintu cyaba cyabaye n'iki, ya ntanga yacu iri hano buri kwezi ikitoranya intanga izashya. Abantu bari nk'abana babyaye intanga, abana barenze umwe, 2, 3, babaho na 6 abantu barababyara abana. Ni ukuvuga ngo ku bantu babyara impanga icyo twita vrejimo cyangwa jimere, abana nyine b'abana basa urebe ukabona ni impanga udashobora gutandukanya. Hari igihe iyi ntanga iba yahiye ari imwe. Iyi ntanga rero iyo yahiye ishobora gushya, yagera muri nyababyeyi ikigabanyamo kabiri igatanga abana b'impanga. Ariko hari igihe hasi intanga y'ibumoso hakazashyira intanga y'iburyo, hakazavuka abana b'impanga ariko badasa batagize icyo bahuza. Ibi ngibi biri kubyumva ntabwo ari byo nshaka gusobanura cyane. Ariko iyi ntanga nashaka kuvuga ko ushobora gushya ari imwe ikigabanyamo kabiri cyangwa zigashya ari nyinshi, abantu bakaba bashobora kubyara impanga. Ariko buri kwezi Imana yagennye ko tuzajya tubona intanga imwe imwe. Iyi ntanga rero ku munsi wa 14 iba yakuze, irakura, yamara gukura igashya. Yamara gushya ni ukuvuga ngo iyi yakuze igasumba izindi. Iyo imaze gushya iraturika. Iyo ituritse ya ntanga yari irimo imbere ihita isohoka ikaza guhagarara hano, sibyo? Muri 1/3. Iyo ihagaze aha ngaha rero itegereje intanga y'umugabo. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo iyi ntanga iri aha ngaha ihaza kuri wa munsi wa 10 ikaza gutegereza intanga. Iyo uraje gutegereza intanga y'umugabo, ikibaho ni iki? Ni uko muri iki gihe turika gutya abadamu benshi barababara. Ukumva hano gutya niba ari ibumoso cyangwa iburyo ukumva urababaye, ukumva umugongo urakuriye, bikamara amasaha runaka bikarangira. Intanga ikaba imaze gusohoka yiziyemo aha ngaha igategereza. Iyo rero itegereje hano ubushakashatsi buvuga ko iyi ntanga ishobora gushya
ikaza igahagarara hano ikahamara iminsi 2. Ubwo ni amasaha 48. Ku munsi wa 3 iyo nta gusama kwabayeho iyi ntanga irashonga, ntabwo amaraso asohoka ari intanga isohoka. Intanga ntabwo isohoka, ishongeramo ahangaha kuko ibiyigize biba ari intungamubiri umubiri wawe ukongera ukabikoresha. Ahubwo iyo nta sama ryabayeho, ubundi bavuga ko hano muri nyababyeyi haba hajemo ikintu kimeze nka tapi, haba hajemo iyo uri muri iyi minsi y'uburumbuke hazamo ikintu kimeze nka kushe. Akenshi twari tubyiga baduha urugero kuri purafo. Mwese purafo muri kuyireba uko nguko imeze, naho ni gutya haba hameze. Noneho iyo uyu mubyeyi wacu atasamye cyangwa adashaka kubyara, uru ruhu rwiyometse muri nyababyeyi rutangira komoka. Nubwo iyo ya minsi irangiye ubwo mutegeka ko rwa ruhu rusohoka. Uru ruhu rusohoka ryari? Rusohoka kuri wa munsi wacu wa 28 w'ukwezi. Ni ukuvuga ngo nyuma y'igihe intanga ihiriye igategereza intanga bikayibura, hacaho indi minsi 14 twagera ku munsi wa 28 tukajya mu mihango. Ukwezi k'umugore kukabakorana. Mwabyumvishije? Ahangaha rero niho uyu mugore yongera gutekereza ko azabona iyindi mihango y'ukundi kwezi gukurikiyeho nyuma y'umunsi wa 28. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikiba cyabaye nuko ya tapi ya vitalisation ni nk'icyari kiba cyabayeho kugira ngo kizajye mu mwana, ubwonko barategeka kikomoka. Niyo mpamvu bitaviramo icyarimwe, tuva amaraso gahoro gahoro gafite iminsi 3 cyangwa 4 kugeza igihe tuzaba utuntu twose dushiriyemo. Noneho byamara gushiramo umubyeyi akaba atakiri kuva amaraso, akongera agasubira muri ya minsi ye isanzwe. Aho ngeze birumvikana? Mwabyumvishije? Ni ukuvuga ngo iyi ntanga rero iyo itakiri hano mu kundi kwezi, wa muntu nibageze kuri tariki kuri munsi wa 28 araza ahangaha hagatangira gushya indi ntanga cyangwa hagashya intanga yo mu rundi ruhande. Ubundi zirasimburana, iyi buryo n'ibumoso birasimburana. Ukundi kwezi kazashya iyindi ntanga ari gutyo n'gutyo. Noneho umubyeyi wacu wamaze kubyara rero, tugaruka kuri cya kibazo cyacu. Nyuma yo kubyara habanza iki? Ni imihango cyangwa mu gusama? Nicyo tugiye gusubiza. Ntaragutamye kuvuga no kubona imihango. Ukagera ku itariki 14. Nyuma mbere ya iminsi 5 ine y'imihango. Nyuma y'iminsi 4 y'imihango imaze gusama irangira. Mu by'umudamu adasama n'ukwezi. Nayo 14 zishize nine zo gusama. Guhera ku itariki 14 harategurwa indi nayo y'ukundi kwezi. Ni ukuvuga ngo ya tariki yacu ya mbere, wa munsi wacu wa mbere w'ukwezi, twibuka ko ari tariki 6. Ntabwo turi kubara amatariki, turi kubara iminsi. Ku itariki 6 uyu muntu yagiye mu mihango. Ku itariki 6 jyewe nagiye mu mihango. Ni urugero, sibyo? Ndiho urugero. Muzima, umudamu muzima ajya mu mihango rimwe, cyangwa umukobwa muzima ajya mu mihango rimwe mu kwezi. Ni nabyo navuze kare ko uramutse ugiye mu mihango ukarenza iminsi 4 ukagera ku munsi wa 5 ukarenga iminsi ya 5 ukajya muri 7 8, nabyo ni uburwayi. Uri gutakaza amaraso menshi, ugomba kujya kwa muganga kwivuza. hagati y'iminsi 5 n'uko twese wenda kuva ku minsi 5 gusubiza imbere nta kibazo. Icyo ndi kuvuga nta minsi 25 ibaho ku kwezi k'umugore, ntabwo bibaho. Ibyo tubikoresha iyo turi kumenya niba uri regiriye cyangwa uri regiriye, turabara tukavuga ngo ukwezi kwawe kwagize iminsi ingahe. Ukwezi kwawe kwagize iminsi ingahe, ibyo ngibyo twabibara. Nuko atari byo somo nshaka kwigisha, wenda nabyo nazabivugaho, ariko ibyo ngibyo tubibara dushaka kumenya ngo ukwezi kwawe kwagize iminsi ingahe. Hari igihe tubara tugasanga ukwezi kwawe kumwe kwagize iminsi 25. Ibyo tubibara duhereye ku itariki ubonye n'imihango n'indi tariki ubonye n'imihango. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo njyewe ndabara kuvuga ngo ku itariki 6 nabonye imihango z'ukwezi kwa 5. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 6 mbonye imihango. Icyo gihe ndavuga ngo aho hagati hari iminsi ingahe. Nibyo tubara tukavuga ngo ukwezi k'uyu mugore kwagize iminsi 25, ukwezi k'uyu mugore kwagize iminsi 31, ukwezi k'uyu mugore kwagize iminsi 27 cyangwa 21. Tukabibara mu gihe kingana n'amezi 6.
twajya tugakarikira tukamenya niba uri regiriye cyangwa uri iregiriye. Uyu mumama yabyaye itariki, reka nandike hano, yabyaye itariki 17 z'ukwezi kwa kangahe? Yabyaye 17 z'ukwezi kwa gatanu muri 2021. Azongera kubona imihango ryari? Azongera kubona imihango nyuma y'ibyumweru 6. Sibyo? Muri kubyumva? Ibyumweru 6 bingana n'ukwezi n'igice. Cyangwa iminsi 45. Mujya mwumva babwira ngo ukwezi n'igice uzajya gukingiza urukingo rwa mbere, ukwezi n'igice uzajya kuboneza urubyaro, ukwezi n'igice nibwo wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se gutera akabariro. Siko babigisha se? Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko kuva ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu yabyariyeho nitubara ukwezi n'igice cyangwa se ibyumweru 6, uyu mubyeyi wacu azaba yamaze gukira neza, gahunda y'imisemburo yongeye yatangiye yo guhisha intanga. Sibyo? Aba ngaba ni babyeyi badafite ikibazo cy'imisemburo y'indagurika. Sibyo? Niba afite imisemburo myiza, ibi ngibi biraza bigakorwa n'ubwonko. Sibyo? Iyi ni gahunda y'ubwonko. Kuko ubwonko nyuma y'uko uyu mubyeyi wacu amaze kubyara, ya misemburo yari ishinzwe gukuza umwana, ishinzwe gukora amashereka, iratangira yakuza ku mwana mu nda ikagabanuka, hakazamuka iri gutanga amashereka. Sibyo? Kugira ngo ushobore konsa. Noneho iyo wonsa cyane kuri babyeyi babana n'abana babo, aho kuboneza urubyaro ukoresheje konsa bishoboka, iyo wonsa cyane ubwonko ntabwo bukora imisemburo iza guhisha intanga, ahubwo bukora imisemburo ijya gukora amashereka. Ugasanga umuntu ntiyaboneje urutero nta n'ikindi yakoze, ariko amaze imyaka 2, 3, 4, mujya mumvana abamama bakuze. Kuko batigiye ntabwo nigeraga mbonera umwana mbere y'imyaka 4. Ntawe nako nta. Kubera iki? Baronsaga cyane ubwonko bwabo bukajya gukora amashereka, ntibuze gukora imisemburo ihisha intanga. Kubera ko twebwe hano ubyara ukajya ujya gucuruza, ukajya ujya gusubira mu kazi n'iki, ntabwo ubwonko bwacu bugishobora gukora imisemburo ikora amashereka kugira ngo abana bonke igihe kinini cyane. Ahubwo ubwonko butabuze bugakora imisemburo iza kuza kugira gute? Guhisha indi ntanga ku kwezi n'igice. Ni hehe rero ababyeyi bibeshyera? Umubyeyi ashaka ko ati jyewe reka negereze imihango, nimara kuyibona nzaboneza urubyaro. Akicara ategereje imihango. Nyuma y'ukwezi n'igice ubwonko bukaza bukohereza ya misemburo iza kugira gute? Iza gukuza intanga. Ubwonko bukajya bwohereza ya misemburo, yamara gushya igasohoka. Yamara gusohoka igategereza intanga y'umugabo. Twibuka ko uyu mubyeyi ntiyigeze aboneza urubyaro, nta nubwo yagize akoresha uburyo bwo kwirinda nka za puridanse kugira ngo adasama, agakora imibonano mpuzabitsina, intanga y'umugabo ikizamukira. Intanga y'umugabo iri mu ishusho imeze gutya. Twabonye ko ijyanwa n'iki? N'ururembe. Rwa rurembe rukayijyana isama rikabarira abana. Mu gihe umubyeyi wacu dutegereje iki? Imihango. Noneho rya sama ryaba akiyumvamo ibimenyetso by'uko yatwise. Niba agira agaseseme atwite, niba asinzira, niba hari ibintu bimunukira, agatangira ibintu akabyumva akikanga ati se ko numva natangiye kumva ntamerewe neza. Yaza kwa muganga twakora tesite tugasanga ni positive. Ni gutya tuvuga ko umugore atwite mu bishushanyo udashatse kubyandika, ugatangira kumubwira mama uratwite. Jewe umwana wanjye afite ukwezi n'igice adatwite, muga ntabwo bibaho. Hari abamama benshi biri kuvuga bibaho, ugasanga kuvuga ntabwo bibaho, umwana wanjye bizagenda bite, nzamucuza se nzamukura ku ibere. Kubera iki? Iyo cyategereje ko imihango izaza,
mbere yo gusama. Kumbi imihango twabonye ko iboneka, sibyo? Ari uko isama ryaburijwemo mu gihe nta mibonano mpuzabitsina idakingiye yabaye. Iki kintu n'icyo ntimukajye mutegereza imihango ngo muvuge ngo nimara kubona imihango nzasama. Ababyeyi benshi iki kintu ntabwo bacyumva, bakisanga batwise inda batateganyije kubera ko bategereje imihango, kandi mbere y'uko imihango iza habanza gusama nyuma yo kubyara. Iyo kuboneza urubyaro bakoresha inshinge za cyangwa udupira cyangwa se ibinini. Ubwo ngenda byihera kuko ibindi nafashe ibinini by'amezi 3. Mu gufata ibinini by'amezi 3 imihango ndayibona uko mbishaka, ariko noneho mu cyagihe cyo kujya mu mihango nagira igihe cy'isesemi, isereri, mu mutwe umuntu harabibiri. Rero nkabitekereza umuganga, ntamutekereza akavuga ati hari igihe mu mubiri wawe ibyo binini biba bitemerewe gukorana, nubwo ubona imihango ntitemerewe gukorana n'ubuzima bwawe. Rero nafata agashinge k'amezi 3 ya mihango yose igaparika igahagarara. Ubwo rero si cyo nkora nanone nkakora n'icyo ndiko. Kandi nanone iyo mfasha ku gashinge igahagarara binasigira umugongo utajya. Akenshi bigendana n'ubuzima bw'umubyeyi niko wari usanzwe umeze. Nta n'uburyo bwo kuboneza urubyaro bukora gushobora kurwara izindi ndwara, sibyo? Ariko hari ibimenyetso ushobora kubonaho tukavuga ngo yabitewe no kuboneza urubyaro. Icyo gihe rero icyo ukora ni iki? Ugaruka kwa wa muganga. Uburyo buri kukubangamira ntabwo wongera kubukoresha, ahubwo wabangamiwe n'uburyo bw'ibinini, sibyo? Ugarutse baguha urushinge, n'ubundi biri mu binini ni nabyo biri mu rushinge, sibyo? Kuko byose ni uburyo bw'imisemburo urimo ukoresha. Hariho rero uburyo bw'imisemburo, hakabaho n'uburyo butari bw'imisemburo, hakabaho n'uburyo bw'ibyo twita ngo ni bari gukumira, sibyo? Kw'intangangabo yinjira. Ibyo byose urabigerageza kugira ngo ubuzima bwawe bwagenda neza. Ariko iyo baguhera ruriya rushinge imihango ukayibura, uragaruka bakaguha ibinini bituma imihango igaruka, kandi bwa buryo butabukuyemo. Niyo mpamvu babwira ngo ikimenyetso cyose ukiboneza se cyangwa ujya kwa muganga kutumerera ubuzima. Biba byiza ibyo waba wabonereje kuko nibo baba bafite ifishi yawe. Tugiye gusubiza ikibazo kivuga ngo ni ryari nasama. Ubwo si ryari nasama? Kuri wa munsi wacu wa 14 twabonye ko ari ryari? 19. Tuba kuri 19 ushobora gusama. Aha ngaha nta nasama, ntabwo ari nshobora, ahubwo ndasama kuko intanga yanjye yasohotse yibereye mu muyoborantanga itegereje intanga y'umugabo, kandi ntibuze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, sibyo? Icyabaho ni iki rero? Nuko hano ushobora gusama, ibyo byo birizewe. Ahubwo ni ryari nasama ntakoze imibonano kuri uyu munsi wa 14. Nigeze kubikomoza mvuga yuko ya ntanga yacu, iyi ntanga y'umugore yemerewe kumara amasaha 48 hano angana n'iminsi 2, sibyo? Nuza rero ukabara ya minsi ya 11 ugasanga ari kuri 19, ubwo birasaba ko ku munsi wa 12 udakora imibonano mpuzabitsina mu gihe idakingiye. Kubera iki? Hano ku munsi wa 12, reka mbere munsi wa 11, sibyo? Iyi ni ya minsi tuba turi kwiyumvamo bya bimenyetso, simeze neza, umutwe urandya, mu nda harandya, ndi kugira ikintu cyo guhondobera, bivuga ngo ni ya ntanga yanjye iri gukura yitegura gusohoka. Ntabwo rero iri gusohoka kuri 11, ahubwo izasohoka kuri 14. Muri iki gihe niba ibimenyetso, wenda hano ndaje mu mibonano mpuzabitsina no kuri 12 ndayikoze, sibyo? Niba amaze ya mibonano mpuzabitsina ku munsi wa 12 biri kujyana, kandi abonye ko rwarurende ni rwo rutwara intanga y'umugabo, kandi ndarufite kuko ndi mu minsi y'uburumbuke, intanga y'umugabo izazamuka. Singibi izamukira, izizamukira ize nigera hano itegereze. Izahategerereza kubera ko iyo imara amasaha 72. Ni umuriro hagati y'umunani na 72. Ni ukuvuga ngo ya ntanga y'umugabo yibereyemo hano
izahaba itazi umunsi wa 14 ariko yo iriyo. Ku munsi wa 14 ya ntanga y'umugore isohoke, izisanga intanga y'umugabo yibereye umuntu ahita asama. Niyo mpamvu bakubwira ngo mbere y'umunsi wa 14 iminsi 3 urifata imbere, iminsi 3 ukifata inyuma. Muri kubyumva? Uraza umunsi wa 12 wifata cyangwa se ukoresha agakingirizo. Bivuga ngo uyu munsi wa 14 uzagera hano mu muyobora-ntanga yawe nta ntanga y'umugabo ihari. Turi kujyana? Niba nta ntanga y'umugabo ihari rero iyi ngiyi izaza yategerereze iyibure, niyibura izashangwa nk'uko twabivuze. Nyuma rero y'umunsi wa 14 sibyo? Ngomba kugaruka kwifata ku itariki ya 20, nifata no ku itariki ya 21 no ku itariki ya 22 cyangwa ngakoresha agakingirizo. Ninde watubwira impamvu? ni uko n'ubundi bitarashobora gushyira. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo niba ya ntanga yanjye yasohotse ikaza ikaba ahangaha ku munsi wa 14, ku munsi wa 16 izaba igihari, ku munsi wa 17 izaba igihari, wenda ishobwe ku munsi wa 18. N'ubundi nyuma y'uko intanga yawe yagiye igasohoka ikajya mu muyobora-ntanga, nukora imibonano mpuzabitsina atari kuri umunsi wa 14 ku munsi ukurikiyeho, ya ntanga y'umugabo izagenda isanga ya ntanga y'umugore igihari nayo itegereje nagusana. Mu buryo bwo kwirinda neza, wirinda iminsi 3 mbere y'umunsi wa 14, ukirinda iminsi 3 nyuma ya 14, bigahita bihwana n'iminsi 7 ingana n'icyumweru. Ntabyumvishije? Ni ukuvuga ngo wabaze neza ukwezi kwawe ntabwo wasama utabishaka.